byamugendekeye bite. Reka badusubize inyuma i Nyamata, ubwo tugarutse inyuma muri jenoside nyine muri Mata 1994. Wa mwana w'umukobwa hano yari arimo kwiruka. Mwibuka hano wirukaga urimo gukiza amagara yawe, hano hari mu giturage cy'iwabo, nta n'amakuru bafite. Ubona hari abantu bishimye barimo kugenda batwereka abantu banditse ino filime. Mwibuke ko iyi ni filime ariko bagendeye ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi 1994. hano mwibuke yuko aba bantu n'ubundi ntabwo bari babayeho neza, bari bafite ubutegetsi bubi, ariko nako aka kanya dushimira ubutegetsi buriho bwazanye ubumwe. Hano jenoside yaratangiye, itangirira hano mu giturage Nyamata niho barimo kutwereka, ariko mwibuke ko jenoside yari yarateguwe mu gihugu cyose. Hano batangiye bakica abantu urupfu rubi, urupfu rw'agashinyaguro, urupfu rubi cyane, kuko bakoreshaga imihoro, imipanga, amasasu, bagakoresha ibintu ubuhiri, bagakoresha nyine bya bikoresho bya gakondo. Hamwe wica umuntu ukamwica nabi. Hano abantu bari babaye inyamaswa, Wa mukobwa hano yaraje hano aza yihisha, handi wihishaga ukihisha ukagira ngo naho wihishe hari umuntu uri kugirire nabi, wabaga ufite ubwoba. Hano umukobwa yakomeje gukiza amagara ye, ageze hano akandagira ikintu ariko ntagashobora kuvuga. Hamwe wahuraga n'ikibazo, hano ikintu cyamwinjiye mu kaguru, ariko aracicika. Hamwe wariraga amarira ndetse ukarira ku buryo utanabasha no kurekura ijwi. Hano ikintu cyamwishe mu kaguru, arihangana, arangije akivanamo, ariko ntiyabasha kurira. Akenshi niyo unarize ukarekura ijwi hari ukuntu wumva uruhutsemo, ariko iki gihe cyari igihe cyo gukiza amagara, aho wariraga ukamira mu nda. Byari ibihe bigoye. Noneho jenoside yabaye mu Rwanda, yabaye n'igihe kinini pe. Baravuga ngo ni iminsi ijana. Ibaze iminsi 100 abantu barimo kwica abandi. Ibintu byari bibabaje cyane. Iminsi 100 abantu barimo kwica abandi. Iminsi 100 abantu barimo guhunga, nta kintu kibi bakoze, barimo kuzira uko bavutse gusa. Hano umwana w'umukobwa yarakomeje akiza amagara ye, ariko batwereka mu giturage abarimo kuraswa, abarimo gutemwa. Nyagasani, ibi bintu byari birenze ukwemera, wagira ngo Satani yari yamanutse aza mu bantu. Byari biteye agahinda. Hano bari kubabwira ati reba mbona hariya mutagira n'umwe musiga hano. Ubundi gahunda yari iyo kwica ubwoko bw'abatutsi bugashira burundu, niyo yari gahunda. Ariko ikintu kibi cyonyine cyo kugira ubuyobozi bubi. Hano batweretse umwana w'umukobwa, hano bafataga abantu ku ngufu, bakoraga ibintu bibi cyane, ariko bibi cyane. Hano umwana w'umukobwa arwana n'ushaka kumufata ku ngufu, ariko wa mwana w'umukobwa arimo kugenda batwereka wa mwana w'umukobwa. Hano ikigabo gishaka kumufata ku ngufu, umwana w'umukobwa aranga
umwana w'umukobwa yanga yuko bamufata ku ngufu, ariko batwereka na wa mwana w'umukobwa akibonye yanze yuko amufata ku ngufu kiramwica. Nyagasani, kiramwica. Hano niko byagendaga, abantu bakoze amahano, bakoze ibintu bitari byiza, bakoze ibintu birenze ubwenge, bakoze, bamwe baranavuga ngo wagira ngo nta mana yari iki mu gihugu. Ako kanya ari umwana w'umuhungu waje afunga ati tonde utuze. Yamufashe umunwa, undi aramubwira ati ntunyegere, ati humura ndi hano kugukiza, ndi hano cyangwa kugufasha, ati ihangane ndi hano kugufasha kandi mbabarire unyumve, ati ndakubwiye ngo, ati mbabarire nkukize. Mwibuke ko ntabwo haburaga abantu beza, bamwe na bamwe, cyangwa ugahura n'abo murimo guhungana, mukaba mwabasha guhungana, Imana yabafasha mukarokoka, kuko hari aho Imana, ati njyewe kugira ngo umfate ku ngufu turapfana, ati kugira ngo umfate ku ngufu turapfana, ati umbabarire. Undi aramubwira ati okay, nta kibazo, njyewe ngiye kugenda, nawe ugende inzira yawe, ati nta kibazo, ati komeza inzira yawe. Hano umuhungu yashatse gufasha umwana w'umukobwa, ariko umwana w'umukobwa yahahamutse, aravuga ati nta kibazo, kangenda inzira yanjye, nawe ugende iyawe. Umwana w'umukobwa, mwibuke ko ni inkuru turimo kumva y'uyu mwana w'umukobwa, gusa ariko tunarebera ishusho hamwe ry'ukuntu byari byifashe mu gihugu cyacu. Byari ibintu bibi cyane, byari ibintu utabasha kuza hano ngo uvuge uko wiboneye. Natwe tuba tuvuga nubwo tutaba twaravutse icyo gihe, tubundi tutabibonye, ariko amateka yacu ubwayo arisobanura. Hano umwana w'umuhungu yaragarutse aza ariko yitonze. Hano byasabwaga yuko umuntu aba yabasha kukugirira icyizere, kuko hano byageze aho umwana yica mama we, umubyeyi akica umwana we, ababyeyi ubwabo hagati yabo bakicana ngo barimo gupfanga amoko. Nyagasani, byari ibintu bibi. Hano aramubwira ati rero ugomba kunkurikira, nimba ushaka, tugomba kunkurikira, tukagenda tukareba uburyo twihisha, cyangwa tukareba uburyo turokoka. Ati rero nta kindi kintu, ntabwo waguma hano, nuguma hano bari buze kukwica. Mu giturage bageze aho ngaho batangira gutwika, abantu bari babaye amadayimoni, bari babaye nka Satani, bari babaye abantu babi cyane. Batangiye gutwika bafite imihoro, imipanga, amashoka. Ariko ibi byose byaberaga mu gihugu kimwe, byaberaga intambara yasaga nkaho yateguwe rwose, yateguwe neza. Iyi ntambara yari yarateguwe, hahandi uvuga ngo ubuyobozi bwari buriho, ntabwo navuga ko bwari ubuyobozi bwiza, bwari ubuyobozi bubi pe, ubuyobozi bubi, ubuyobozi budashyira abantu ngo babaringanize, babagira abantu bamwe. Ubuyobozi bwari bubi, ari naho tugomba kuzajya dushimira ubuyobozi bwacu, na perezida wacu Paul Kagame, tukamushimira. Hano umwana yageze mu giturage cy'iwabo, asanga abantu b'iwabo bose bapfuye. basanze abantu bose baba bapfuye, reba abana bapfuye, barangiza ibaze gupfa. byari birenze. Noneho ugasanga ibaze umwana nka gutya
agafasha umubyeyi we akamwicara iruhande. Maze umwana uba warabonye bino bintu, mwibaze mwabana mwe. Hano umwana w'umukobwa yageze mu giturage cy'iwabo, asanga igiturage cy'iwabo cyose bagishyize hasi. Abantu babishe noneho urw'agashinyaguro, urupfu rumwe rubi cyane. Umwana biramurenga, arangije yabonye hano byari biteye agahinda. Hano yaraje abona musaza we, ati Munyagasani, ati ibi ni ibiki koko bakoze? Ati ibi ni ibiki bakoze? Noneho ibi ni ibiki bakoze? aba bantu ni ibiki bakoze? Aba bantu ni ibiki bakoze? Undi amuga ati ceceka, hano warariraga ukarira, ariko ukarira. Ati ceceka, nyamara nukomeza kuvuga cyane, ati natwe baraza batwice. Ati ceceka, ati ceceka, ati ahubwo haguruka tuhunga. Ati uyu nguyu ni musaza wanjye, ndebera n'ukuri kw'Imana yo mu ijuru. Ati uyu ni musaza wanjye. Umwana reba aba bantu ibintu bakoze. Abantu baragiye bahinduka inyamaswa, ariko n'iminsi yagiye yicuma, ariko abantu bagakomeza kumva banyotewe no kwica amaraso. Dore icyo bita rero ijoro ribara uwariraye. Iki nicyo bita ijoro ribara uwariraye. Guhunga uhungisha amagara, guhunga nta kintu kibi wakoze, guhunga uzi ko usigaye wenyine, famiye yawe bayishe, guhunga uzi ko urimo guhunga igihugu cyawe, igihugu wavukiyemo, si n'ayandi mahanga, guhunga uzira ubuyobozi bubi, guhunga uzira abantu babi. Undi hano yakomeje kumubwira ati ihangane, ndimo kumva ibihe urimo gucamo. Ati ndimo kumva ibihe rwose urimo gucamo. Ati ndimo kukumva neza cyane. Ati ndimo kukumva neza cyane. Ati kandi ubu nanjye ndimo kwibaza, ati se njyewe hari abanjye baba barokotse? Ati ndimo kubyibaza. Ati kuko aba bantu barimo kutwita inyenzi. Ibaze abantu bicaga abandi barimo kubita ngo ni inyenzi barimo kwica. Ibaze, ese wowe Mana y'isi n'ijuru, ibaze kubona abantu barimo kwita abandi inyenzi, ngo barimo kubica, ngo babona ko atari abantu nkabo. Ibintu ahantu byari bigeze. Ibaze ni ukuri kw'Imana mu ijuru. Umuntu agahunga, arimo guhunga umuturanyi batizanyaga, basabanaga umunyu. Umuntu agahunga, arimo guhunga umwana we. Umuntu arimo guhunga umuyobozi we wamuyoboraga. Umuyobozi arimo guhunga umuturage we. Ibaze. Hano abana bakomeje, umwana hano wakomeje kuvuga ati aturiya ni wo wari umuryango wanjye. Aturiya ni wo wari umuryango wanjye. Atari kurimo kwibaza, ese turimo kuzira iki? Ati ndimo kwibaza ikintu turimo kuzira. Ati kuko ndimo kwibaza ngo twakoze iki? Ese twakoze iki? Twacumuye iki? Koko? Umwana w'umuhungu aramubwira ati ngaho rero egera hano umuriro, tureke gukomeza gutyo, egera hano umuriro, kuko imbeho nayo ubwayo yaza kukwica. Icyo bita ijoro ribara uwariraye.
nituzajya tumenya amateka, cyane cyane amateka y'igihugu cyacu, tujye tuyubaha, tujye twubaha amateka y'igihugu cyacu, tunabashe kuyigiraho. Bakomeje kutwereka ahantu hamwe na hamwe bagiye bica abantu. Ibaze ukisha, hano umwana w'umukobwa yarishe abona ababyeyi be barimo kubica, hamwe wabaga urimo kubona abavandimwe bawe, ababyeyi bawe barimo kubica, ariko ukisha, bakaza bagafata uduhiri bakica abantu. Hamwe agahinda kakwicaga kakakugumamo, amarira akaba ari yamanuka gusa, hamwe utabashaga no guhumeka, wabona agahinda kagendaga kakakwica, ubona abavandimwe bawe, ababyeyi bawe, cyangwa n'abandi bantu barimo kubica, bikakugumamo handi wavugaga hamwe watabaraga ubuzima bwawe, ariko kandi ubona n'ubwo abandi abantu ukunda barimo kugenda. Hano ababyeyi bose barabishe umwana hano, ariko ugenda bavuga ati tujye no ku rundi rugo. Ibaza abantu ukuntu byari byagenze. Aba bantu bari babaye iki? Aba bantu ese Mana ni hatari. Hano umwana w'umukobwa yakomeje kuba ari hano, ageze hano yumva arakomeza ararira, ariko hahandi urira ijwi nirisohoke, arira ijwi nirisohoke. Hano mwibuke ko hari abarimo kugenda nabo bashaka aho bahungira. Wa mwana w'umukobwa na wa mwana w'umuhungu barimo kugenda hano, barangije baraza babona hano umwana w'umukobwa, wa mwana w'umukobwa arimo kurira, narimo no kureba, aranya ati bite, arikanga ati bite, ati gwino hano, ati gwino, baramuhamagara ati wigira ubwoba, ati gwino vuba vuba, ati gwino. Hano wabonaga, hano ni handi wabonaga na mugenzi wawe, ukaba uvuga ati mbonye umuvandimwe, umuntu duhuje ikibazo. Ati arangije arababwira ati hano ni mu rugo iwacu, ati abantu bose barabishe, ati muze. Hano umwana w'umuhungu yakomeje kubitaho, ariko ndebera ni ukuri kw'Imana Nyagasani. Hano umwana w'umukobwa yaraje abona ababyeyi be bapfuye, abona papa we yapfuye. Ibintu byari biteye agahinda, n'umubabaro, byari birenze ibitekerezo bya muntu. Iyi jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ntimukegeranye n'izindi ntambara. Urabona izindi ntambara zabaga wenda ari iz'ibihugu abantu, ariko hano ni hahandi abanyarwanda, reka mbivuge gutyo, abanyarwanda, hahandi nyine abenegihugu, abantu bavindimwe, abantu bafite ubwenegihugu, nyine abantu navuga ngo abantu bo mu gihugu, cyangwa abantu bavuga ururimi rumwe, aribo bishe abandi bavuga ururimi rumwe, abanyarwanda. Hano ukubera ikintu cyonyine, ubuyobozi bubi.
nyamara tujye dushima leta yacu, leta yatugaruriye, kuko leta yakoze ibintu ibaze guca. Hano umwana w'umuhungu yaraje asanga no mu nzu abantu bose babishe. Hano umwana w'umukobwa yaragiye abona asanga na murumuna we bamwishe, ararira asanga na murumuna we bamwishe. Mwibuke yuko gahunda yari yo gutsemba abantu bose bakabamara, yari iyo kwica abantu bose bakabamara, kwica abatutsi bose bakabamara. Ese uyu mugambi mubisha koko kubera iki wabaye? Kubera iki ibi bintu byabaye? Gusa nyuma ya byose tujye twigira ku mateka, ibyabaye ntibisongere kuba, nk'uko duhora tubyigishwa, nk'uko twabyigishijwe. Urukundo nirwo rwa mbere, turi umwe kandi urukundo nirwo rugomba kuturanga. Twibuke twiyubaka. Mwibuke ko turimo kwibuka ku nshuro ya 31. Ako kanya baje kumva harurira hirya ati se hano hari umuntu waba uhari? Agiye kubona abona n'undi, ati umuvandimwe wanjye, n'undi muvandimwe we wabashije kwihisha, arimo kwihisha. Ariko nababwiye hano warariraga ukarira, ariko ntihagire niwumva ijwi ryawe ukarira ikiniga kikakwica. Ati muvandi uracyahari? Ati yego. Ati ndacyahari, ariko abantu bacu bose babishe, babamaze. Hano n'umuhungu ikintu yakoze yavuze ati reka nanjye nce iwacu ndebe uko byifashe. Hano nta n'inyoni yari irimo gutamba. Mwibuke yuko nta n'inyoni irimo gutamba, kuko n'inyamaswa zigera ngo zikabona zirabirenze zikagenda. Gusa hano ikintu bita ngo inkongoro, byari ibintu bibabaje. Hano barageze hano mbumva nta n'inyoni isa n'itamba, nta n'inyoni itamba. Hano akiri hano hari ikintu yumvisha gikomye, ati mucicike. Ati rero ati mucicike. Mwibuke hano ukaranga amagara namanika akaboko. Byari ibintu bibabaje. Iyi ariko nkomeza kubibutsa, iyi ni filime bakoze ikozwe kugira ngo ishingiye ku mateka cyangwa kuri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Hano wa mwana w'umukobwa urimo kutubwira iyo nkuru yose, kuko arimo kutubwira urugendo rwe rwose. Mwibuke ko twatangiriye inyuma ya jenoside, hano no turi muri jenoside uko byari bimeze. Ariko unabifata ko hose noneho iyi ni filime bakoze bagendeye ku mateka. Mwibaze noneho ukuntu byari bimeze. Nyagasani reba, hano umwana w'umukobwa yarafunguye asanga hano bishe abantu. Umwana w'umukobwa ati cicika, ati mbabarira ucicike. Umwana w'umuhungu arangije ati hano warahahamukaga, hamwe wabonaga ibintu bikakurenga, ukavuga ati nyagasani bikakurenga. Umwana w'umuhungu yarinjiye, basi wenda niwe usa nkaho nyine ufite ku mutima ukomeye, ariko hano nta mutima n'undi ukomeye wabaga uhari. Hano umwana w'umuhungu yaraje abona papa we bamwishe. Umwana w'umuhungu yaraje abona papa we bamwishe. Hano umwana w'umukobwa we byaramurenze.
mwibuke ko twatangiye anavuga ngo ati ibintu nabonye aka kanya ntabwo bimva mu maso n'igihe mbona nsa nkaho nyibirimo, cyangwa nkabona bisa nkaho bimaze kuba aka kanya. Abantu baragiye nyuma ya jenoside barahamuka bitewe n'ibintu babonye, bitewe no kubura ababo, bitewe abantu baragenda bamera nabi ku buryo ariyo mpamvu tugomba gushimira leta yazanye abantu yagiye bigisha, isa nkaho ibasubiza ku murongo, igihugu iragenda ikigira neza. Ubu ngubu turi mu gihugu cyiza cy'u Rwanda kimeze neza, igihugu navuga aka kanya noneho gitemba amata n'ubuki, naho mbere rwose barabeshyaga. Hano hari umwana w'umukobwa wari uri hano ati mbabarira ntunyice, undi aravuga ati ihangane ntabwo ngenje kukwica, nahumura. Ndagira ngo hano turi abantu batatu, hano bafite abakobwa batatu, ndagira ngo uze nawe utwiyungeho. Ati hoya, ati se nabwirwa n'iki ko nawe utagiye kumuhotera? Ati hoya, ati gwino nawe uve hano, ati ntabwo uri bugume hano ni umwana w'umukobwa, ati mbabarira uze hano. Kumbe hano ni urugo rundi bari baciyeho, cyangwa n'umwana w'umukobwa wari waje kurwihishamo. Ati gwino tugende. Umwana w'umukobwa nawe aramufata aramujyana. Nakubwiye ngo abantu bagiye batabara abandi ku buryo usanga ari umuntu uvuga ngo uno muntu yaranabaye. Hano rero yaraje afata wa umwana w'umukobwa ageze ahangaha, abona nimba ari papa we, araza ararira. Ibaze wajyaga ukabona umwana ibintu bimeze ati hoya, ati wirira handi wabuzaga umuntu kuririra uwe kugira ngo adasakuza namwe bakaba babica. Ibaze ahantu byari bigeze. Ibi bintu byari birenze ukwemera, bagenda batubwira amateka bikaturenga. Abantu batatinyaga kwica abantu ngo babicire no mu rusengero. Ibaze, hari naho numvishe ngo hari n'abamansera, abantu tuzi abamansera tuba tuzi ko ari abantu b'Imana, ari abantu b'iki. Ati hano bagakora nyine amahano, aribyo nashaka kubabwira, bagakora amahano bagatanga abantu cyangwa bakababwira ngo nibasohoke. Hano yabaramubwira ati Keza haguruka tugende, ntabwo twaguma hano. Keza we yari yahamutse, mwibuke ko yavuye mu giturage cy'iwabo na bose babishe. Hano abicanyi bazaga bavuga ngo u Rwanda ku bw'abahutu. Ibaze ngo u Rwanda ku bw'abahutu, niko abicanyi bazaga baririmba ngo noneho ngo bariya bose ngo ni inyenzi. Ngo u Rwanda ku rw'abahutu, ngo abandi bose ngo ni inyenzi, cyangwa kuvuga ngo abatutsi ni inyenzi. Hano babakobwa baraje barihisha, barangiza baraza abicanyi bafata umwana ati mumbabarire, atoya ugomba gupfa, atoya mumbabarire, ati ugomba gupfa ceceka. Ati u Rwanda ku rw'abahutu, bagakomeza bakavuga icyo kintu ngo ya ugomba gupfa. Ibaza aho umuntu yazaga akabwira mugenzi we ngo ugomba gupfa. Si wowe wamuhaye ubuzima, si wowe wamuremye, si uri Imana, nta kintu uri cyo cyagombaga gutuma waka umuntu ubuzima, kuko si wowe wamuhaye. Hano umwana amubwira ati rero muguma ahangaha, urumva? Ati rero muguma ahangaha, ati munyumve, ati mugiye kugenda kandi nta buryo gusigana. Ati murimo kunyumva? Ati nta bintu byo gusigana. Ati
rero munyumve neza, ati tugiye gutambuka gake gake kugira ngo turenge hano hantu. Bazanye ibipine birimo kwaka, barangiza barambika kuri wa mwana w'umukobwa bamutwika ari muzima. Barimo kuvuga ngo bagomba gupfa. Mbibutse yuko ati tugomba kubica izino nyenzi, ngo tugomba kwica inyenzi nyinshi. Babana barahekanye, uwari ufite igikomere. Hano umwana ageze ahangaha aragwa kuko ati undi aramufata. Mwibuke ko uyu nguyu ari n'umuvandimwe we, aramufata amwe ati jya mu mugongo muheke. Mwibuke ko abantu barahungaga bakava nk'ahangaha, bakava nk'i Kigali bakagera za Rusizi, bakambuka bakagera za hehe. Abantu baragenze. Dore nano icyo bita ijoro ribara uwariraye, ni iki ngiki baba bavuga. Babwiye ngo guhungisha amagara yawe, ugahungisha amagara yawe. N'ibi ngibi baba bavuga. Hano yamubwiye ati Keza, ati kuba tugeze ahangaha ni ukubera Imana. Ati kuba turimo guca muri bino bintu ni ukubera yo. Ati kandi tugomba kubicamo. Ati iyi Mana ntekereza yuko ibi bintu byose tuzabicamo, tukongera tukagira ubuzima bwiza, ndetse tukabaho neza. Ati Keza tugomba gukomera. Imana izaducisha muri bino bintu bigoye. Ati rero tugomba gukomera. Ati kandi wihangane. Keza hano yumvishe ikintu, ati hoya humura, nta kibazo, nta kintu na kimwe gihari. Hano umwana yarahahamutse, ati humura, nta kibazo na kimwe gihari. Ati nta kintu gihari. Ati komera, nta kintu na kimwe gihari. Hano bose barikanze. Ese ni bande bumvishe? Hano barikanze. Mwibuke ko iyi ntambara uko yabaga hose, ni gutya uduce twose two mu gihugu twinshi, ariko uduce twose ni kuba ko iyi jenoside yarateguwe, niko hose byabaga bimeze. Abantu bose bari bahangayitse, abantu bose bari barimo kwicwa. Amateka hano baraje barazimya. Hano byari ngombwa yuko muzimya kugira ngo hatagira n'ikintu na kimwe kigaragaza yuko hano hari abantu. Barazimisha, bari barimo kumva ba bantu baraje barazimya. Ugapfuka umwotsi kugira ngo utazamuka, kugira ngo ariko sinzi. Hano iminsi yakomeje iricuma. Mwibuke ko jenoside yabaye iminsi 100, hapfa abarenga miliyoni. Nyagasani, hapfuye abantu barenga miliyoni, abatutsi barenga miliyoni, harimo abagore, abana n'abagabo, abakecuru n'abasaza, ingeri zose. Hano batweretse, bakomeza kutwereka babakobwa, kutwereka abakobwa hano bari hano mu kizu. Iminsi yakomeza iricuma, ariko abantu bagiye bicwa. Hano hari icyo bikanze. Ati nta kintu mwumvishe. Barakomeza, baraza afata ati utuzi. Ati Kiza hano tugomba kwirwanaho. Ati Kiza hano tugomba kwirwanaho. Arangije afata igiti. Harije ati ni njyewe kumwe ni wa mwana w'umuhungu. Ati ni njyewe muhumure. Ati ni njyewe.
ati ni njyewe muhumure. Ati se waba ubonye ubufasha? Ati ubonye ubufasha bw'umwana w'umuhungu? Ati nta bufasha mbonye. Ati nta bufasha buhari nyagasani. Ati nta bufasha buhari. Ati nta bufasha buhari pe. Ati se noneho tugiye gukora iki? Ati tugiye gukora iki? Ati rero tugomba gushaka plan B. Ati ngiye kujya mu kindi giturage cyangwa mu kandi gasantere ndebe ko nabona ubufasha. Ati murimo kubyumva? Ati ngiye kujya mu kandi gasantere ndebe ko nabona ubufasha. Akobwa rero natoya ntabwo wakongera kudusiga hano. Ati munyumve nta kintu muri bube ndi buzi. Ati hoya ntabwo twakumbwira gusigara ngaha. Ati ariko munyumve. Ati kujyana niko twese dupfuye twapfira hamwe. Ati mwege muguma ahangaha, hano hantu ashobora kuba hatekanyemo gakeya. Ati muguma ahangaha. Ati muguma ahangaha njyewe ndahita ngaruka. Ati ngiye gushaka ubufasha ndahita ngaruka. Ati murimo kunyumva? Ati yego. Ati guma ahangaha rero. Ati muguma ahangaha. Wa muhungu aterura cya giti nawe cyo kugira ngo aze kwirwanaho nagera ushaka arangije areba wa mwana w'umukobwa aramubwira ati ndi bugaruke. Ati ndagaruka. Umwana w'umuhungu arangije abasiga aho ngaho aragenda. Basigara hano. Nyagasani ibi bihe byari bigoye hahandi inshuti yawe yakwicaga, handi wari urimo guhunga inshuti yawe, wari urimo guhunga ababyeyi bawe, warimo tujye twumva inkuru abantu bagenda batubwira cyangwa ubuhamya abantu bagenda batubwira tukumva biraturenze, ukibaza ngo ibi bintu byakozwe n'abantu, kumva nyine birakurenze. Hano wa mwana yageze hano muri quartier yaragiyemo asanga abantu barimo kubica, abantu bakomeje kwica abandi nta kintu na kimwe, uko babica ariko babasahura, bakaza bakabatwikira amazu, kuko gahunda ariyo kwica abatutsi bose bakabamara. Abantu bari babaye inyamaswa. Ati bakomeza kuvuga rya jambo ati u Rwanda ku rw'abahutu. Abantu bari barashyize imbere amoko, ahandi twari tugeze. Mwibuke ko wa musore yagiye kureba abantu bashobora kuba babafasha cyangwa bashobora kuba babufasha. Yageze rero muri quartier, mwibuke ko yasanze abantu barimo kubica, barimo kubakorera ubw'agashinyaguro, abantu barimo gushya, abantu babatwitse, abantu babatemye, abantu babamaze. Hano gahunda yari ihari yari yo kwica ubwoko bw'abatutsi bose bugashira. Hano yaraje asanga abantu bose bashize, agahinda karamwica. Banze yari na quartier y'iwabo, arebye ku ruhande abona hano hari umukobwa nawe uryamye bamwishe. Hano abantu bose, abantu bari babaye inyamaswa, Mbibutse ko yuko iyi ni filime yakozwe bagendeye ku mateka yabaye mu Rwanda, amateka y'amahano yabaye mu Rwanda mu 1994 ubwo jenoside yakorerwaga abatutsi yabaga. Hano yaraje, tugaruke aho yasize babana b'abakobwa. Hano imvura yatangiye kugwa, nibuke ko noneho muri bano bakobwa harimo n'utwite. Imvura hano yatangiye kugwa, itangira kugwa, gutitira hano byabaga, waratitiraga hano, imvura yarakunyagiraga n'uyumva utajya ngo hano no kubona none ngo barimo gutitira. Ubwo babaga bafite hano yarababwiye, yaramubajije ati ese uratekereza ari bugaruke?
ati yego ndabizi neza ko ari bugaruke, ati yagiye gushaka ubufasha, ndabizi neza yuko ari bugaruke, ati rwose ari bugaruke. Hano ubwoba bwivanzemo kubaho nabi, bwivanzemo nyine byari ibihe bigoye, byari ibihe ko bakunda kubivuga, ibihe by'amaraso, ibihe by'icuraburindi, ibihe bibi byari bigoye cyane cyane. Hano bakomeje barimo kwibaza kuri uwo musore ati ese kuko ari buze, bakomeza ati rero ntabwo rero tugomba kuba twava hano, ati ntabwo twava hano, ati se urumva umeze gute? Undi azunguza umutwe, nyine hari ukuntu ubona ukabona ibintu byakurenze, ukabona ibibazo byakurenze. Iyi ni intambara yabaye imyaka ishize itegurwa, hari hashize igihe kinini itegurwa, kuko ntabwo ari ibintu byaje ngo bihurirane gutya, ahubwo byari byarateguwe kubona iyi mu gihugu kimwe abantu intambara ibera icyarimwe mu bice byose. Hano abantu batangiye rero guhunga bava hirya no hino, abantu bahunga. Mwibuke ko uko babitubwiye, hano aba bantu berekezaga muri Uganda cyangwa bambukaga berekeza muri Uganda, ubwo nyine n'ibindi bice byose abantu bambukaga bahunga. Nuko hano kuri ino filime turimo kureba, aba bahungira Uganda. Hano hari bakobwa bafashe umwanzuro wo kuvuga ngo reka tugende, bari bumvishe nyine abantu, barebye babona abantu barimo guhunga, ati rero bano bantu nta kibazo, reka twabakurikira tukajya aho barimo kujya, kuko babonaga nyine ari abantu barimo guhunga kandi natwe turimo guhunga. Ati rero tugende tubakurikire tujye ahantu barimo kujya, ati tujye ahantu barimo kujya, ati mubanguke twerekeze ahantu barimo kujya. Barangije barazamuka kugira ngo nabo bajye mu murongo w'ahantu barimo kujya, mu murongo w'ahantu barimo kujya. Ibintu byari bigoye, uzi kwirukanka, uzi ko nta kintu wakoze urimo, byari ibintu nyine bibabaje biteye agahinda. Hano hari abo babonanye, ni gutya wageraga gutya ugahura n'umuntu wawe, ati umeze gute? Ati ntabwo meze neza, ati urabona ko iyi situation cyangwa ibintu turimo ntabwo byoroshye, ati ese abandi bari he? Ati bose bapfuye, ni njye usigaye njyenyine, ati ihangane, ati komera, ati rero use murimo kujya he? Ati hirya hari urusengero batubwiye ngo niho hari amahoro. Ati mwibuke ko hano abantu benshi bahungiraga mu nsengero, bagahungira mu nsengero, ariko amateka tubwira yuko no mu nsengero rwose abicanyi batatinye kwica abantu, ngo batinye Imana, ngo bakomeje bica abantu kugeza n'aho hari abapadiri, abapasiteri bagiye batanga abantu, babandi bagusengeshaga akaba aribo bagutanga, wa wundi wajyaga gusaba penetensi akaba ariwe ugutanga. Byari ibintu bibabaje bimwe bikomeye cyane. Hano babakaga rero inuzi indangamuntu, wasanga nta ndangamuntu ufite kugira ngo barebe ubwoko bwawe. Umva ahantu leta yari igeze, abantu bose bari bafite indangamuntu zirimo amoko. Hano bakwaka indangamuntu yawe, babona nawe ifite kugira ngo bakagucisha ku ruhande bakagira. Bivuga ko n'abantu bicaga abantu babahoraga ubusa cyane, kuko impamvu warebaga abandi bantu ukareba abandi ni uko wamuzizaga nyine ubusa, kandi kuko wabonaga ari mugenzi wawe, izi kubona umuntu ukabona muhumeka kimwe, mugira kimwe, ariko ukifata ukamwica. Hano rero haje kuba intambara, barangije bahita bafata ba bantu bose babamanjiramo amasasu. Nyagasani, bose abahunga barahunga, abo barasa barabarasa. Hano
interahamwe zaragiye zikora ikintu bita ibintu bitabaho, zikora ubwicanyi bw'indengakamere. Zakoze ubwicanyi bw'indengakamere. Iyi jenoside nk'uko twagiye tubyigishwa yarateguwe maze ishyirwa mu bikorwa, maze bakazajya barasa bavuga ngo twebwe turi abahutu. Ibaze, mukica abantu mutigeze murema, mukica abantu. Byari ibintu nyine biteye agahinda kandi bibabaje cyane. Rero ba bakobwa bakomeje kwerekeza, ariko mwibuke ko Keza we yari yaratsikiye, twarabibonye mu gice cya mbere, yari yarakandagiye ikintu cy'icyuma kiramukata. Rero hano harimo n'umuntu utwite, harimo n'umukobwa utwite cyangwa wenda umudamu utwite. Hano barakomeje berekeza y'ibihuru cyangwa yerekeza y'amashyamba, imisozi. Abantu buriye imisozi, abantu barahungaga. Urabizi ko ukaranga amagara namanika akaboko, rwose. Baraje hano bananiwe. Mwibuke ko uyu wari ubaye umunsi mwinshi cyangwa umunsi w'igihe kinini. Hano arebye abona hirya, arareba ati muri muzi, ati murebe hariya. Barangije babona inzu, ati mwabonye inzu, ati murebe hariya, ati ngiriye inzu. Ariko kwihisha mu nzu byabaga nyine, ati se turajya mu nzu, ati wamenya ari iki, ati ariko nyamara dukeneye kuruhuka, ati twagenze cyane, dukeneye kuruhuka, ati mu bitekerezo tugende basi nyine turuhuke. Barangije Keza arahaguruka, bose nyine barahaguruka. Bafashe umwanzuro y'uko bagomba nyine kujya kuruhuka, bakaruhuka kugira ngo baze kumera neza. Bahise bajya muri ya nzu, baragenda barasinzira, bagwaga nko kugwa agacuho nyine, kuba ubonye basi akanya aho waba uhengetse umutwe. Hano uw'inda yatangiye kumufata, navuga inda yatangiye nyine kumurya. Inda yatangiye kumurya, arahaguruka. Mwibuke yuko iyo umuntu ugiye kubyara, iyo inda imufashe, hari igihe nyine bimusaba yuko nyine iyo ubabara n'undi no mu buzima busanzwe urasakuza cyangwa uravuga cyane. Hano yatangiye gutaka, aravuga ati, undi hano amubaje ati ni iki, ubaye iki? Ati ubaye iki? Ati ndimo kuribwa, ati ndimo kubabara, ati icara hasi, ati tuza, ati ngwino kandi wicare, ati kandi nyine utuze. Hano yatangiye gusa nkaho asakuza, ariko ari kwa kundi nyine handi wasukuzaga ibintu byose ugashyira hasi. Hano yatangiye gusakuza, kandi mwibuke yuko bari mu bwihisho, barimo kwihisha. Handi wasakuzaga ariko ugasakuriza mu mutima, handi ibyo bita guhamba muri roho, nyine ugaceceka. Ati batangiye ati ihangane. Hano bandi bose ati se abaye iki? Ati arimo kuribwa, ati ceceka. Hano nta kindi kintu wakubwira, ati ceceka, nyamuneka ceceka, ati hano agashaka kumupfuka umunwa, ati wikomeza gusakuza cyane. Ariko mwibuke yuko arimo kuribwa, inda irimo kumurya, ati ihangane.
hano batangiye kugira ubwoba bitewe n'ukuntu hano mugenzi wabo yari arimo gusakuza. Hariya hari uwicaye yatuje, atangiye gusa arasakuza cyane, atari ko se ntabwo ushobora guceceka, ati yewe arimo kubabara. Hano batangiye kugira ubwoba, ati arimo kubabara cyane. Hano bakomeje kumubuza kuba yasakuza, arangije arasakuza, ati tubabarire basi uceceke, ati gabanya, ati ceceka nyamuneka, ati ceceka, ati komeza wihangane. Hariya ariko undi aracecetse nyine aratuje, ariko uno yakomeje gusakuza, kandi gusakuza kwe arangije arasakuza. Ati wamubwiye agaceceka, atarimo kubabara, rega arimo kubabara. Arangije bavanayo igitenge baramufubika cyangwa baramworosa. Arangije arakomeza, arangije aramubwira ati ariko wowe ntabwo ushobora guceceka, aturi ikigoryi, ati wacecetse. Arangije amupfuka umunwa, kwa kundi upfuka umunwa kugira ngo umuntu adasakuza, amupfuka umunwa, baramufata nyine kugira ngo arekere kugira. Arangije araceceka, arangije araceceka. Ati wari uzi n'ikindi, ati uramwishe, Nyagasani. Kwa kundi bamubuzaga hano, bamubuzaga nyine kuba yamubuza guceceka, yamubuza gusakuza, byarangiye umukobwa ahapfiriye. Ibi bintu bibaye atabishaka, ibintu byari biteye agahinda. Handi nyine ibibazo byazaga nyine atariwe bisa nk'aho ariwe biteye. Hano mwibuke ko ari inkuru ya Keza turimo kumva. Ati uwo munsi, ati nta muntu n'umwe wigeze urokoka, byari ati iryo joro cyangwa uwo munsi, ati byari bibi, ati byabaye bibi cyane, biba bibi cyane, ati byabaye bibi cyane pe. Ati nta muntu wigeze urokoka. Ese byagenze bite? Kumbi muri ya nzu baraje babasangamo, mwibuke yuko nyine wa mukobwa ye yarasakuje cyane, arasakuza, interahamwe ziraza zibasangamo, baraje babasangamo. Arangije areba gufata abantu ukabanga nta kintu bigeze bagutwara. Ati mwebwe, ati ngwino hano, ati wowe ngwino hano, ati ndavuze ngo ngwino hano, Nyagasani, ati ndavuze ngo ngwino hano, ati kandi banguka. Umukobwa aza n'ubwo wabwize. Ibi bintu byose birimo kubera muri ino filime ni ibya nyabyo, byarabaye, birishingiye ku nkuru mpamo. Abantu bakoze amarorerwa, bakoze ibintu bitari byo. Arangije aramufata, aramubwira ati ndabanga. Ibaze kwanga abantu nta kintu bagutwaye, ati ndabanga. Abantu bari bafite urwango rumwe rukomeye cyane, abantu bari bafitiye abandi urwango rumwe rukomeye cyane. Arangije aramujyana, ntabwo yigeze amwica. Arangije aramujyana, maze Nyagasani batangiye kumva induru ya wa mwana w'umukobwa bajyanye. Muri make baragiye bamufata ku ngufu, abantu bagiye bafata abandi ku ngufu, baragiye bamufata ku ngufu. Hano urarira ukarira, ubuzi ko ari wowe ugiye gukurikiraho,
uragenda ukarira 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 ukarira. Hano noneho hari n'uwo byanze byageraga aho ngaho kuvuga bikanga, ururimi ntirusohoke mu kanwa, ntirusohoke mu kanwa, ururimi ntirusohoke mu kanwa. Wa mukobwa yavuyeyo, wa mukobwa yavuyeyo nyine bari bamufashe ku ngufu, bari bamufashe ku ngufu. Byari agahinda, byari biteye agahinda, byari biteye agahinda n'umubabaro. Byari ibihe by'icuraburindi. Satani yari yamanutse mu bantu. Tujye dukomeza dushime aho u Rwanda rugeze. Iyo hataza kubaho leta y'ubumwe, hano umukobwa yari yikubise hasi ahita anapfa. Hano umukobwa yikubise hasi, menya yarahise anapfa, menya yarapfuye. Hano abandi bihebye, abandi nyine bihebye, abandi bihebye. Hano yaraje aririra kuri wa mukobwa, nawe urivuga ati ni njyewe ugiye gukurikiraho, ni njyewe ugiye gukurikiraho. Ya nkozi y'ibibi nawe yaraje yarangije aramubwira ati nawe rero gwino, ati gwino Keza. Ese Keza hano ho we yaharokotse ati? Hano Keza ko yavuze ko uyu munsi wari ugoye, yatubwiye ko uyu munsi wari ugoye, yaharokotse ati? Hano uyu nguyu yari yahamutse. Keza arangije arahaguruka, arangije. Kumbi hano nta nubwo wa mugabo ari we wenyine, yaraje amwinjiza amukubita umugeri ibaze. Barangije baraseka. Arangije aramubwira ati Keza, mwibuke yuko ubushize ahura na wa musore mu gice cya mbere, nawe yashatse kwirwanaho gutya, ariko si hano ho ari buharokoke. Ati gerageza, ati wese ati nawe gerageza, ati katurebe noneho icyo ubasha gukora. Arangije kimurambika hasi, ati cicika. Kirangije gitangiye kumukuramo imyenda, n'ukuri kimukuramo imyenda nacyo kivanamo. Bagiye ku mwana w'umukobwa bamufata ku ngufu, yagiye ku mwana w'umukobwa amufata ku ngufu, hajyaho n'undi wa kabiri nawe ajyaho amufata ku ngufu. Ibi byose tubonamo muri ino filime byose byabayeho, amateka twarayize. Ndatekereza nubwo waba waravutse nyuma ya Jenoside, ariko amateka warayize, warasobanukiwe. Wa mukobwa we menya aho ngaho yarahatorotse. Wa mukobwa menya ko aho ngaho yarahatorotse. Wa mukobwa yaraje hano, aza muri karitsiye nanone iri hano, asanga abantu babishe abagore, abana, abakobwa, ingeri zose. Hano abantu bishe abandi rwose, barabica. Gahunda yari imwe, yari iyo gutsemba ubwoko bw'Abatutsi ngo bugashira. Ariko utari Imana ntago umugambi w'Imana ntago ari uw'ejo wa mungane, si uw'ejo. Imana yaragiye ikunda u Rwanda, iduha abayobozi beza, iduha
leta nziza yatugize umwe, twese twibera abanyarwanda. Ngaho ndebera iki gihugu, ndebera iki gihugu cyacu ukuntu cyari kimeze. Abantu baragiye banga abandi ku rwego rumwe rubi, ariko dukomeza kwibuka twiyubaka. Mwibuke ko turi mu cyumweru cyo kwibuka, tuzafata n'iminsi 100. Icyumweru buriya icyunamo kirakomeza kugeza ku minsi 100. Jenoside yabaye iminsi 100. Ibaze iminsi 100 abenegihugu barimo kwica abandi benegihugu. Ibintu bibabaje cyane. Hano kumbi wa mwana w'umukobwa yahuye na wa musore. Mwibuke ko wa musore yari yagiye aje gushaka ubufasha, arangije amubonye araza aramuhobera, bararebana. Mwibuke yuko hano habaga hashize igihe kinini. Ati se abandi barihe? Umukobwa hano yabuze ikintu avuga. Hano iyo umuntu abuze ikintu avuga wibwira icyo ashatse kuvuga. Ati abandi bose bapfuye. Ese na Keza ko duheruka barimo kumufata ku ngufu byagenze bite? Ati abandi bose bapfuye. Ati ni njye njyenyine usigaye. Nta wundi usigaye. Abandi bose bapfuye. Abantu bagiye babura ababo. Tujye twumva ubuhamya. Ibintu byari bibabaje cyane. Ibintu birenze ubwenge bwa muntu. Aho wumva umuntu w'umugabo akubwira ati ibintu njye nabonye. Ati byari birenze ubwenge bwanjye. Ibintu byari birenze ukwemera. Hano tugaruke, hano abantu bari bapfuye. Dore na Keza. Mwibuke yuko mu gice cya mbere twabonye batubwira ngo Keza yavuye nyine mu mibiri cyangwa mu bantu bari bapfuye. Hano nibyo batwerekamo kutwereka uburyo Keza yaba yararokotse. Keza duheruka barimo kumufata ku ngufu. Hano kumbi yari agifite akuka kazima. Nkomeza ariko mbabwira nyine ngo dukomeze kwibuka tuniyubaka, dufasha ubuyobozi bwacu gukomeza kugira igihugu cyiza kurusha uko cyahoze mbere. Dufite abayobozi beza. Ubu noneho navuga ko nyine aka kanya ubu ngubu igihugu cyacu ariko kirimo gutemba amata n'ubuki. Hano Keza yavuye mu abandi bose bari babishe. Abo bafataga ku ngufu barangiza bakabica. Abo twumvishe banagaga mu mazi. Abo ni ibintu byinshi twumvishe. Impfu nyinshi zari zigiye. Urupfu rwose ni urupfu, ariko hari impfu. Ibaze gufata umwana w'uruhinja ukamukubita ku gikuta. Bagiye gufata umubyeyi wabyaye ukamubaga ukamukuramo umwana, warangiza nawe ngo ukamwica. Nyine byari ibikorwa bya kinyamaswa, ntabwo byari ibikorwa bizima. Byari ibikorwa bya kinyamaswa. Rero umuntu wese uri hirya no hino utari mwiza ku gihugu cy'u Rwanda akaza apfobya Jenoside, akayipfobya,
uwo muntu n'Imana ntabwo igomba kumubabarira, kuko ibyabaye ni ibintu bigaragarira amaso. Ahubwo icyo tugomba gukora ni ukwigira ku mateka, tukigira ku mateka. Hano Keza yaje arimo kuvuga ati gukira kwanjye cyangwa kuva aho ngaho, kurokoka kwanjye kw'aho ngaho byari ibintu nyine byari bikomeye, byari ibintu bikomeye, byari ibintu bikomeye. Yaje yanegekaye ari atazi aho ajya, atazi nyine. Hano byabaga byakurenze, hano ubundi wabaga wapfuye. Harabatubwiraga yuko aho babaga bameze nyine nk'abapfuye n'ubundi. Hari ibintu ubona ukabona birenze ukwemera kwawe, birenze ibitekerezo byawe, birenze ibitekerezo bya kimuntu. Rero umuntu udatinya amaraso ya kimuntu, cyangwa udatinya gukaraba amaraso y'umuntu, uwo muntu aba atakiri umuntu. Ahubwo umuntu udatinya gukora amahano nk'aya ngaya nyine, uwo muntu aba atakiri umuntu. Iyo ubasha kuba wakora ikintu kibi ntabwo uba ukiri umuntu. Kandi ikindi buriya barabivuga buriya umuntu agaragarira mu kugira ubwoba. Buriya umuntu utagira ubwoba sinzi ikibazo bafite. Umuntu agaragara mu kugira ubwoba, mu kugira uwo muntu ibyo byose. Abantu bose hano twagarutse hano kuri bariyeri, hano hakuno, hano habaga bariyeri, bakaza bakareba ngo bakakwitegereza, bakakwemerera cyangwa bakakwangira. Mwibuke n'indangamuntu zabagaho. Ariko indangamuntu zacu z'uyu munsi ni indangamuntu y'umunyarwanda. Hano wa mwana w'umusore nawe yaraje, arangije duheruka ari kumwe na wa mukobwa, niwe duheruka bari kumwe, ari kumwe na wa mukobwa, nibo tubaherukana. Arangije aza hano umusirikare cyangwa abase kumuhamagara aramubwira ati ndashaka rero ko hari umukobwa nshaka yuko dutambuka. Ati mfite amafaranga, ati ndayaguha, ati mfite amafaranga ihangane ndayaguha. Arangije ngiye kumubwira ati nkeneye yuko atambuka, nkeneye yuko atamuka. Ati undi umusirikare banza yaramwemerera, arongera aramubwira ati ngaho mubwire aze. Arangije aramubwira, araza umwana w'umukobwa, ati banguka. Barangije baraza bacaye ku basirikare, babacaho. Arambwira ati uyu nguyu mwitegereze. Umukuru wabo aramubwira ati mwitegereze uyu nguyu. Ati n'uyu nguyu kandi mumwitegereze. Bageze aho ngaho barabatangira, nyagasani, barabatangira. Ati uyu nguyu ni umututsi nyagasani. Ati ceceka aho ngaho. Ati n'uyu ni umututsi. Ibaze barangije barabafata. Sinzi nimba hano bari buharenge. Ibintu byari bibabaje. Baragufataga bakagutandukanya n'inshuti, byari ibintu nyine bibabaje. Byari ibintu bibabaje cyane ariko cyane. Maze barangije bararashe wa mwana w'umukobwa, n'undi n'uyu muhungu nawe baramurasa. Ntabwo bigeze barenga aho ngaho. Abantu bari babaye abagome byarangiye. Abo ngabo ntabwo bigeze barenga aho ngaho. Keza we yaraje, abantu bose bapfuye, ahantu hose hari imirambo, ahantu hose hari abantu bishe, abantu banagiye bica abandi, ahantu hose nyine. Iyo barimo kukubwira
ubuhamya urabwumva ukavuga ati ese ibi bintu koko, ukumva nyine birenze ukwemera, ukageza nawe uvuga ati ibi bintu koko byabayeho. Ariko murabizi ko dufite inzibutso, birahari, ibintu byabayeho, amateka ni ayacu, ariko tugomba gukomera kandi tukanayigiraho, ubundi tukubaka igihugu cyacu dufite abayobozi beza, dufite perezida wacu Paul Kagame, dufite nyine ubuyobozi bwiza. Perezida wacu yadushyiriyeho ndi umunyarwanda, adushyiriraho ibintu byinshi. Ubundi wa mugani iki gihugu byari kugenda bite iyo twongera kuyoborwa n'abantu babi? Ubu ngubu Imana si twagakwiye kuko tukomeza tukayishimira, kuko ibintu byari byabaye ni ibintu bitabaho. Hano umwana w'umukobwa yarebye ubwato imbere ye, ariko kubugeraho biranga. Mwibuke ko haciyeho igihe kinini menya no kurya byari ingorabahizi. Kurya menya nabyo byari ingorabahizi pe, kuko kurya icyo gihe byabaga bigoye cyane. Umwana w'umukobwa kugera ku bwato, sinzi nimba ari bujye no ku bwato, nimba ari bubwicaremo, nimba ari buri bugende gute, yabashije kwishyiramo akabaraga. Arangije hano nimwe kirimo kutubwira ati icyo gihe no kugera ku bwato byarakomeje biragorana, ati no kuba nagera ku bwato byarakomeje biragorana. Yarakomeje arikuruza inda, araza akora ku bwato, ariko birakomeza biranga, ariko aragerageza, ararwana. Mwibuke yuko yari arimo gukiza nyine amagara ye. Ati se none wabigenje gute kugira ngo ukire cyangwa urokoke? Wabigenje gute kugira ngo urokoke? Ati wabigenje gute kugira ngo urokoke? Ati rega nta gisubizo mfite. Ati kuko nanjye sinzi uburyo narokotsemo pe. Hari igihe nyine ibintu bikurenga. Ati byari bikomeye. Byarankomeranye, ntabwo ari ibintu. Ibi bihe byari birenze ukwemera. Ati kandi ntabwo na n'ubu niyumvisha nyine ko narokotse. Hari igihe nyine uvuga ati ese biriya bihe byari bimeze kuriya kuko nabashije kubirokoka cyangwa nabashije kubicamo. Mwibuke yuko bagenzi be bose bari kumwe, bose barapfuye. Abavandimwe be bose barapfa, ababyeyi be bose barapfa. Nyine hano biragera aho ngaho bikakurenga ati ukumva nyine birarenze. Hano we arimo kubibwira amenya, yaravuze ati ati ibi bintu kuko nyine ihatari byari bibabaje. Tugaruke hano muri Kasensero district nyine ya muri Uganda. Mwibuke yuko ariho batubwiye yuko nyine abantu nyine hari abahungiye. Hano hari uwaje hano yoga mu mazi, arimo kwiyogera biraho ngaho bisanzwe, yoga bisanzwe. Arebye abona imbere ye hari abantu bari baryamye mu mazi.
hari abantu baryamye mu mazi. Arangije arahamagara ati Kato, ati Kato, ati ki, ati banguka mwana, ati banguka, ati banguka, hano hari haryamyemo abantu barenze umwe hano mu mazi. Menya wa mukobwa wacu nimba yapfuye. Ati se habaye iki hano? Ati hano habaye iki? Undi arebye hano abantu baryamye mu mazi. Ati hano hari undi, ati hano hari undi, ati hano hari undi. Kumbe wa mwana wacu w'umukobwa yaraje ajya mu bwato buraza buramutembana buza hano ku nkombe. Urebe ukuntu Imana yagiye yitabarira abantu. Ati mufashe, reka nanjye njye gufasha bariya, mufashe nanjye njye gufasha bariya. Arangije araza nyine amukura mu bwato, yamukuye mu bwato. Abandi bari bapfuye, abandi bo bari bapfuye. Menya nawe sinzi, barakwereka haciyeho iminsi, barakwereka wa mwana w'umukobwa Keza hari yaciyeho agahe cyangwa yaciyeho igihe runaka. Arangije abyutse arabyuka areba ahantu abona ntabwo ahazi, ati we, ati uzi ko abyutse areba abantu abona ntabwo abazi. Mwibuka hano turi ni muri Uganda. Ati tuza, ati humura, ati tuza biraza kugenda neza, ati ntabwo uramera neza, tuza, ati tuza, ati buri kintu cyose kiraza kugenda neza, ati humura, ibintu byose biraza kugenda neza. Ati ahangaha ndi ni hehe? Ati ubutonde turashaka kubanza kugushakira ibyo kurya. Ati mama wacu arimo kubitunganya, arimo gushaka nyine. Ariko mwibuke yuko ati reka mpamagare mama abashe kuba yaza akwiteho. Ariko ubona uwitwa Keza nyine ihamuka, abantu baragiye barahamuka bitewe n'ibintu bari babonye. Bano mwibuke yuko hari haciye n'igihe bamufashe ku ngufu. Hano ikintu bita waragendaga nyine ukamera nabi. Barakwereka haciye iminsi Keza yaragiye asa nkaho atangira koroherwamo. Wa musore yakomeje kumwitaho, arangije asa nkaho nyine atangiye kumera neza, atangiye koroherwa. Mwibuke ko iyi ni inkuru Keza arimo kutubwira uburyo yabashije kurokoka. Hano yatangiye kumubwira, ariko akamubwira ati amwereka ibintu byinshi. Ariko hano Keza yatangiye kwishimira uno musore, ati uno musore yaramubwiraga ibintu byose nubwo nabyumvaga. Mwibuke yuko uno musore yavugaga ikigande, ati nubwo nabyumvaga ariko nabonaga ari umwana mwiza, nabonaga nyine anyitayeho. Mwibuke yuko yari amaze igihe kinini abona abantu babi. Ati nabonye ari umusore mwiza. Icyo gihe Keza mwibuke ko bari baramufashe ku ngufu. Yageze aho ngaho aranatwita, aciye igihe kinini aratwita, akomeza kwibera muri rwa rugo, Arangije
yatangiye nyine, batangiye bisa nkaho byatangiye nyine, basa nkaho nyine bitanyeho, ubona nyine haraje nyine n'urukundo, ubona nyine ibihe byaragiye, atangira nko kumwibagiza nyine, yabashije kuba yamwibagiza ibintu bibi cyangwa nyine gusa nkaho amucisha ati, hano yakomeje kubwira wa mukobwa inkuru, aramubwira ati yari mwiza, yari umwana mwiza, ati yari nk'umuryango wanjye, ati yanyitayeho pe, ati yanyitayeho, yambereye umwana mwiza. Ubwo arimo kuvuga uriya mugabo cyangwa uriya musore wamwitayeho, ati yanyitayeho, ati yambereye byose, ati ni famiye yanjye, ni papa, ni mama. Nibuka ko Keza ababyeyi be bose bari barapfuye, bari barabishe muri jenoside yakorewe abatutsi 1994. rero yari yarabonye basi ubasha kuba yamubera abo bantu yabuze. Yarakomeje hano agahinda karakomeje karamwica, arababara, ararira, ariko nyine byari ibihe bigoye, byari ibihe bikomeye, ari nabwo dukomeza kwibuka, twiyubaka, dukomeze twiyubaka kandi twiyubakira u Rwanda rwiza ruzira ibintu bibi. Twagarutse rero ku rwibutso rwa Kasensero. Uru rwibutso rurahari, hano twagarutse rero ku rwibutso rwitwa Keza. yaje hano ku rwibutso nyine aza kunamira umuryango we ndetse n'abandi bose bazize uko bavutse, Keza hano yaratangiye ararira, ati iyo ngeze hano mba numva hameze nko mu rugo, kuko famiye yanjye yose iri hano. Ati rero ngeze hano mba numva hano rwose hameze nko mu rugo pe, mba numva hameze nko mu rugo. Ati iyo ngeze hano mba numva hameze nko mu rugo. Ni handi nyine wabonaga nyine abantu bose bawe barabishe, n'ubundi kuza ku rwibutso nyine niho bari. Ati famiye yanjye nimba yose iri hano, nanjye hano ni nko mu rugo. Ati hano mbafata nko mu rugo. Arangije ararira, agahinda karagiye kajya mu bantu bateye abandi agahinda, abantu bambuye abandi abantu babo. Ibintu byari ibintu bibi. Nibajya batubwira ko byari bibi, tujye tubyumva gutyo, tubyemere, kuko igihamya kirahari. Ibintu byari birenze ukwemera, byari bibi. Hano Keza yarakomeje ararira. Hano haza umusore aramuhoza, aramubwira ati ihangane, ibintu byose bizagenda neza, cyangwa uraza kumera neza. Kandi ibi leta y'ubumwe yarakomeje irakora cyane, iratwigisha, irigisha. U Rwanda ruragenda rukomeza, noneho ruba igihugu cyiza. Ari byo dukomeza gushimira leta y'ubumwe, perezida wacu Paul Kagame, dukomeza kubashimira kuko bakoze akazi katoroshye. Rero dukomeze twibuke, twiyubaka, niyo ntero, kugira ngo twiyubakire igihugu cyacu. Rero bakomeza batubwira ngo mu 1994 nibwo hahise habaho urwango rukomeye hagati
Hutu n'Abatutsi, bityo birema itsembabwoko rikomeye cyane. Maze nyuma y'uko indege ya perezida ihanuka nibwo jenoside yahise itangira ishyirwa mu bikorwa, maze mu minsi 100 abarenga miliyoni barapfa, harimo abagore, abana ndetse n'abagabo. Bakomeza no kutubwira ngo mu gihe bageragezaga kwambuka Uganda, Mutesi na Shema biciwe ku kiraro. Imirambo yose y'abiciwe ku kiraro ntabwo yigeze iboneka, ndetse n'abicanyi babo cyangwa babishe ntibigeze baboneka. Bakomeza kutubwira ngo nyuma yo gufatwa ku ngufu no kwicwa, imirambo ya Mutoni, Linda n'abandi yajugunywe muri Gitarama, maze bamaze kugenda uwitwa Keza avamo muri iyo mibiri ari muzima. Keza yavuye mu mibiri ari muzima. Barakomeza baratubwira ngo inzirakarengane zirenga 2875 bapfuye muri jenoside yakorewe Abatutsi bashyinguwe muri Uganda ku rwibutso rwa Kasensero, nyuma y'uko basanze imirambo yabo ireremba hejuru y'uruzi rw'Akagera. Sinari mbizi ibyo ngibi, ni amakuru nari mbifiteho yuko hari n'imibiri y'abazize jenoside baba bashyinguye muri Uganda. Ibyo ni amakuru nari mbifiteho. Gusa dukomeze twibuke twiyubaka, kuko ibyabaye ntabwo twakifuza ko byongera kuba. Dukomeze twibuke twiyubaka, duharanira kuba umuntu umwe, dushyira ibyo leta idushishikariza ariyo urukundo, ndi umunyarwanda imbere, ndi umunyarwanda. Iby'amoko nta hantu byigeze bitugeza. Nk'uko turi mu cyumweru cyo kwibuka, iminsi 100 yo kwibuka, dukomeze dushyigikirane, urubyiruko dukomeze duteze imbere igihugu cyacu, dushyire urukundo imbere, turwanya amacakubiri ndetse n'ingengabitekerezo za jenoside. Reka dutegereze ikindi gice cya kabiri cy'iyi filime, turebe uko bizaba bimeze. Ciao ciao, dukomeze twibuke twiyubaka.